Bimeze bite Hassan? Ngiye meze sawa, we bimeze gute? Ore niba uzi ko utazi guteka burete Bagusohora. muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe n'abanyu aho mudukurikira muherereye hose. Nkuko mubibona rero twagarukanye na chef Kitoko. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryiza. Sibyo chef? Ya, tugiye kubereka uburyo ushobora gutunganya cyangwa gutegura blete. Blete ni inyama twazita inyama ziseye, uburyo wazikoramo ikindi kintu. Kiryoshye kurusha uko wazikoramo isosi, kiryoshye kurusha uko waziteka mu makaroni nk'ibisanzwe. Noneho tugakora indi recipe nshyashya yitwa blete. Blete rero abantu barazizi cyane, ariko babikora mu buryo butandukanye. Twe rero tugiye kubereka uburyo izacu zikorwa. Nkuko bisanzwe rero tubahaye ikaze kuri channel yacu Elizabeth E hamwe na chef Kitoko. Chef Karundura Karahabutaka. Karundura ni njye nari mbyibagiwe. Turabasaba kugira ngo tubane uyu munsi. Niba ukunda guteka, niba ukunda ibyo kurya bishya, niba ukunda utuntu dushyashya two kurya no guteka, iyi video ntigucike. Niba utadukunda bagusohore. Nta mpamvu yo kutadukunda, ahubwo niba utadukunda ubaye huti. Twihuse rero chef, ikaze ni ryawe, utwereke uko bimeze. Uyu munsi wadutegura iki, ibikoresho bimeze gute, ugiye kudukorera iki? Tudatinze rero, hano dufite inyama viande hache. Umuntu urabanza ugakaraba intoki ukisukura. Abenshi bakoresha amaga, ariko njyewe mpitamo gukoresha intoki zanjye kumba mfite isuku. Hano dufite inyama viande hache z'inka. Hano dufite chaperil cyangwa umugati useye, uyu niyo bita chaperil. Hano dufite ibirungo twaseye, harimo igitunguru, harimo poiro, harimo poivro, hakabamo celery. Ubishaka ushyiramo n'urusenda. Twebwe ntarwo twashyizemo kubera ko dufite umwana, niyo mpamvu ubitegura uko ubishaka. Hano tukaba dufite tungurusumu, hano dufite magi, hano dufite amagi abiri, hano dufite umunyu, hano dufite amavuta y'ubuto. Ibyo nibyo bikoresho turi bwifashishe mu gukora izo blete zacu. Twagiye rero dutangiye tubereka uko bikorwa. Dukomeze tubane na chef wacu Kitoko. Tubabure ubu tugiye kuvanga. Ubu se hagiye kubanza gushyirwa mu ikibanza. Hano dufite inyama. Igikurikiraho duhita dushyiramo bya birungo byacu twaseye. Tubibutsa ko mwabanje gukaraba intoki. Ni isuku mu gikoni. Isuku ni isoko y'ubuzima, ntabwo ari yo mu gikoni gusa, aho waba uri hose. Urumva hari umuntu aba akunda isuku ariko yanze ubuzima, bikarangira ubuzima abubungabunza atabizi. Exactly. Ubu rero tugiye ese ibi bintu biseye harya ni ibiki? Umuntu utazi ibyo baseye. Ibi harimo poiro, hakabamo poivro na celery n'igitunguru. Tungurusumu kuko tuyifite hano itunganije, niyo mpamvu yo tutayishizemo. Iyo utayifite iyi ngiyi uyisyana n'ibi ngibi isanzwe. Ubu rero tugiye kuvanga byandi baseye. Hano rero ibi twaseye ubivanga n'inyama, ukabiponda. Twabyita kubiponda kuko ubu biponda just kubivanga. Noneho ukabivanga ku buryo ubona byahwanye. Babyita guhwana. Ibirungo byacu rero byamara guhwana na za nyama, ntabwo bitwara umwanya munini. Ubu bisa naho byabaye. Hano ubu ufite ya tungurusumu yacu, ushyiramo ihagije kuko nayo ifitemo umumaro munini. Ku bantu bakunda nko guteka bakoresheje ibipimo, izi nyama twakoresheje ni 1.5 kg. Hanyuma ibirungo byo twaseye ni agafungo ka poiro na poivro imwe n'ibitunguru bibiri. Hanyuma na hano na celery agafungo.
hanyuma no kuri ikirungo kindi ushyizemo umuntu ashobora gupima ni ikiko iki ngiki ushobora gushyiramo ikiko kimwe kinini cyangwa kimwe n'igice. Twebwe dukunda tungurusumu twakoresheje ikiko kimwe n'igice, wowe washyiramo bitewe n'uko uyikunda. Na cyane ko tungurusumu tuzi ko ari nziza ku buzima bwa muntu. Ariko hari abantu batayikunda muri rusange, ariko gusa iyo irimo biraryoha kurushaho. Dukomeze tubane rero chef, ubu tugiye kuvanga ibi ngibi. Muri make turavanga ibi bintu byose nk'uko yababwiye, sibyo? Havuyeho iyi etape yo kuvanga bya birungo biseye n'inyama. Hakurikiyeho iki? Tugiye gushyiramo iki chef? Tugiye gushyiramo hakurikiyeho tungurusumu. Tugiye gushyiramo tungurusumu. Iyo yagiyemo just yakurikiyeho. Tugiye gushyiramo ikigiye gukurikiraho amagi. Tugiye gushyiramo umunyu. Umunyu ushyiramo ungana gute? Umunyu wo wapima just nkuko waba ugiye guteka ikiro n'inusu cy'inyama. Ukamenya umunyu wo buri wese abazi urugero ateka. Muri make ukora bitewe n'umunyu. Ni bitewe n'iya. Hari abakunda kurya ibiryo birimo umunyu wumvikana, twebwe ntidukunda umunyu mwinshi muri rusange. Uko nkanjye nagize ikibazo bitewe n'umunyu, murabona ukuntu nsigaye ngana mu maso. Izo ni ingaruka z'umunyu cyangwa ingaruka zo kurya indyo itetse neza. Amatama yabaye manini cyane. Ariko si amatama gusa da hose. Murumva rero uko twiga kurya neza biteguye neza ni nako ese buri umubyibuho gutyo ngo mu maso n'iki byo biremewe? Umubyibuho ntabwo ari mubi ukora siporo. Ikibi ni ukubyibuha nta siporo ukora. Dukomeze tubane rero chef, nkuko yadusobanuriye tugiye kuvanga ibi bintu byose. Hano tumaze gushyiramo umunyu, ubu tugiye gushyiramo chapelure. Chapelure yacu ekame nkuko bitira n'amagi. Chapelure yacu ushobora gukoresha ibiyiko 3 binini. Nibyo twateguye. Ntabwo nyipimye, ariko ko nayipimye tujya kuyishyira mu cyo tuyiteguriramo. Tukiraha chapelure yaba ariyo yamigati muba mwaseye. Exactly. Aho ngaho baje neza. Iyi chapelure ni ya migati yacu twumisha, twarangiza tukayisya, ifu yayo niyo chapelure niyo dukoresha. Mu mwanya wo kujya kuyigura mu maduka, tukaba tubyifitiye mu rugo byose, nta byo kutuma umwana kuri boutique cyangwa ku kioske, ahubwo ukaba warabitegura byiteguye ubifite. Hari n'abantu bivugisha mu ngiye ngo muri quartier ngo urumva ngo dutuye kure y'ahantu hari amashop yo mu mujyi, mu chapelure sinayiwa. Ntacyo kwitwaza kandi ufite umugati na brand wawe. Ufite n'ishiga. Ufite n'isekuru. Wawushyira no mu isekuru ukawusekura, ukawuyungurura, yafu yawe ukayibika, ukayikoresha mu mwanya wo kujya kugura chapelure. Chapelure n'ubundi n'imigati baba baseye. Nawe rero ubyikoreye ntacyo byagutwara. Hano tumaze gushyiramo chapelure. Etape igiye gukurikiraho tugiye gushyiramo amagi. Amagi yacu dukoresha amagi 2. Ese wari umuntu utarya amagi akaba ashaka gukora izi burete yadashyizemo amagi, hari icyo byakwica? Ntacyo biba bitwaye nabyo. Mwumva ko ndababariza ibibazo byose. Noneho kuri iyi nshuro abantu mufite ibibazo, ibintu mwifuza kumenya mu bijyanye n'uburyo tubatekera niki, ubu ngubu mujye mutwandikira comment, nitugaruka na chef Kitoko utaha tujye tubisobanura. Tubibabwiye, tubasobanurire. Mutazitwaza ngo ntago murya kuko mutazi guteka kandi mubizi, ahubwo mutazi ko babitegura. None zacu rero ibyo twavangaga nkuko mwabibonye byarangiye, dore rezilita zivuyemo. No kuvuga ngo chef wacu yavanze bya bintu byose yagize gute, yatweretse. Ubu rero ugiye kutwereka iki? Igikurikiyeho ni uburyo ushobora kuzitunganya cyangwa kuzibumba ugiye kuziteka. Mbega kuziha forme. Kuziha forme ukata kamwe. Ufata kamwe ukagakata, ukajya ubumba gutya. Abantu bo mu cyaro bo barabizi ukuntu begeranya amavuta y'inka, niko uzibumba, uko begeranya ikimuri. Kazibumba ugakora akantu kameze nk'akabiye, ariko biye cyangwa karindazi, ugashyira aha just twukoze, ushyira ku ruhande. Mbega muri rusange ugenda uduha ni forme gutya. Ngira ngo murabona forme chef wacu Kitoko.
Hasani na harimo Chefene Elizabeth. Elizabeth E. Ubwo ibyo turi kubagezaho ngira ngo murabirebesha amaso abiri. Ego mukomeza kwiga rero. Ese abantu turi kumwe kuri uyu munota kugeza aha muri he? Muri comment mutubwirire chef wacu ngo hello. Ngo hello. Abadukurikiye bahari. Hi. Dukomeze tubane rero. Ubu ngubu tugiye kuzitunganya gutya zose zihiye forme mu kanya. Urabona ko chef wanyu ababikora vuba ni umwuga. Chef wa mbere muri quartier ntago ari byo yiga. Mu masegonda 5 ababumbye 30. Ubu rero mu kanya ikiri bukurikira zirangiye turaba tugiye kureba uko bazishyira mu mavuta. Sibyo chef? Bazirya. Kuzirya byo ni bisanzwe. Zishe muhari muri tayari. Tubane rero dukomeze tubane mu kanya tuze gusubira atwereka etape iri bube ikurikiyeho yindi. Ubu rero burete zacu tumaze kuzibumba nk'uko mubireba cyangwa kuziha forme. Ubu noneho tugiye kuzishyira mu mavuta, ucanira amavuta gashya zo uziteka juste nk'uko umuntu. Murabona rero chef wacu amaze kudutekera burete ariko hari n'izindi zikirimo hariya mu mavuta nuko tugira ngo atwereke resultat zivuyemo. Burete rero murabona ko ziraryoshye cyane. Ushobora kuzifatisha salade, bamwe bakunda ama brochette biki n'ibiki. Ufite burete ntago uba ukeneye brochette n'umunota umwe, aho uba ukeneye ko enjoyinga burete ziryoha kubi. Turabashimiye rero mwakoze kubana natwe uyu munsi. Isomo ry'uyu munsi na chef Kitoko rirarangiye. Mwibuke gukanda subscribe, share na comment.